tumaze kudownloadinga VS Code twadownloadinze Node, dufite na browser, ushobora kuba ufite Chrome, nyine ukoresha Opera, ariko byose nta kibazo. Noneho nureba kuri VS Code ushobora kutaza kubona nk'ibi ngibi ngiye ndi kubona hano. Ibi ngibi ni uko nigeze kuyikoreshaho mbere, niyo mpamvu uri kubona hariho ayo mafayilo hano. Ibi ngibi ni ibyo umuntu aheruka gufungura, ntabwo uri buboneho. Uraza kubona ibindi bagusaba guhitamo uburyo izajya igaragara, uhitemo mark as done hasi, uraza kuhabona uhitamo mark as done. Noneho dukomeze. Icyo tugiye gukora, nje mfunge hano iyi welcome, ushatse gufunga ntabwo ari ngombwa ko ibiri ifunguye. Iki kintu tugiye gukora, tugiye kwereka uburyo wahuza HTML yawe, za file za HTML wazihuza na JavaScript. Noneho nkwereka n'uburyo wakoresha Node kugira ngo urebe itandukaniro ryayo na browser uko biba bimeze. Ikintu tugiye gukora, nanduze hano ufungure kandi hano kuri Explorer, ifite hano akantu kitwa Explorer, ushobora gukanda Control na Shift na E, ariko reka dukande hano. Noneho ukande kuri Open Folder, udatanyuze hano ushobora no kunyura hano kuri File, ukaza hano kuri Open Folder. Ugiye gushaka folder urafungura, noneho kande kuri Open Folder, ugiye kuza kuri Desktop, dukoreho folder. Niba uri gukoresha Windows, ndizera ko turagendana neza. Niba ukoresha Mac, twihanganire. Noneho kanda kuri New Folder, noneho iyi ngiye kubyita JavaScript class. Ye kwita JavaScript class. Ushaka ko ndiyita cyangwa se niba usanzwe ufite folder yindi ukoreramo practice wigiramo, uhitemo iyo ngiyo. Noneho nashobora guhitamo iyi ngiyo, ariko ndagira ngo duhere kuri zero, niyo mpamvu naze indi folder turi gukora ibintu byose. Ukande selecting iriya folder dukoze. Urabona ko hano twafunguye noneho iriya folder dukoze. Ikintu tugiye gukora, tugiye kubanza dukore ibyo twakoze muri HTML na CSS. Ibyo ndakeka ko mubyibuka. Hano trust, turabizera. Noneho tugiye gukora, ndizera ko mwuka ko iyo ugiye gukora file nshyashya ukanda hano kuri aka kantu ka new file, cyangwa se ukaza hano ukanda new file, noneho ukaba wakora file nshyashya. Reka turakoresha uburyo bwombi kugira ngo mubibone neza. Wikanze hano kuri JavaScript class, ukaza hano kuri kano kantu. Iyi file ugiye gukora iraza kuza iri muri iyi folder twashyize hano. So reka duhere kuri index akadomo HTML. Ibi ngibi murabyibuka cyane muri za video zo kuri HTML twarabikoze. Ukanda enter, ihita iba saved, iba yabaye saved, ntabwo ukeneye kongera gukora save. So reka mbanze ngwemo auto save. VS Code yanjye ifite auto save, ibintu byose ugiye kubisavinga. Ndagira ngo tugire umuco wo kuzajya dusavinga ibintu byose. Rero kubera ko utari kuri HTML, ndaza kwihuta, ntabwo ndi bwandike code kuri code. Naretse shortcut yo gushyiramo aya makode yose ya HTML. Gushyiraho agatangaro, ugakanda enter, amakode y'ingenzi ahita aza. Aya ngaya ni aya HTML. Noneho hano reka dushyiremo ijambo yenda tuvuge Yemwe, dushyiremo H1 header, hello world. Noneho muri hello world nibyo turi buze kubona kuri screen. Noneho nanyabwiye kuri extension yitwa live server. Nayo yabwiyeho ntabwo iri kubasha guhitiza. Nayo yabwiyeho turi kuri HTML. Noneho iyo uyifitemo, iyo ukanze gutya right click, bakwereka ahantu kugira ngo open live server. Iyo ukanze kuri open live server, iyi website iri gukoreramo hano, iyi ngiyi iri gukorera hano, ihita ifungukira muri browser bitagusabye ko wowe uza kugira ikindi kintu ukora. Urabona ko iyi ifungukira kuri iyi ni localhost. Ifungukiye kuri localhost, itansabye ko nza ngo nkore ngo file ngira ahangaha kuri desktop. Urabona ko iyi ifungukira hano, hariho na port. Iyi ngiyi ushobora kuba utabizi, ariko ntabwo ari ngombwa kubimenya cyane.
Menya ko iyo ufunguriye muri live server ihita igafungukira hano. Niyo ugize ikintu uhindura hano, reka tugerageze duhindureho nk'akantu dushyireho lorem. Ishyizeho lorem ukadushyireho amagambo 20. Ishyizeho lorem nidukora save leta bihindukana hano bize bitadusabye ko tuza kuri refreshing. So ni ukuvuga ko live server ikora. Niba utayifite uraza hano kuri aka kantu ka extension, turaza kubona hano kameze nk'utuntu tw'utubox tugerekeranye cyangwa udukarito, hano uze ushakishe hano yitwa live server. Yewe nababwiye ko impamvu murabonamo ibintu byinshi mbifite, urabona code zanjye ukuntu zisa ntabwo nyine bisa nk'ibyo kubera ko iyi ngiyi nari narayikoreshejeho mbere. Izi ni settings nari narashyizemo zikirimo n'ubundi yongeye ugashyiramo ukomezanya za zindi. Niyo mpamvu uri kubona bimeze gutyo. Ntabwo biri buze kuba bisa nk'ibyawe. HTML file twayikoze, ntabwo ari ngombwa ko dushyiramo CSS kubera ko CSS murayibuka ntabwo nkeneye kongera kuyibibutsa. So ngiye kubereka no gushyiramo JavaScript. So JavaScript kugira ngo ubishyiremo ukoresha tag yitwa script. Ugashyiramo tag yitwa script hano munsi ya title, noneho ukayifunga hano hagati ukandikamo code za JavaScript. Ushobora kwandikamo console.log. Console.log iyi ngiyi ni code cyangwa se statement uraza kurebaho nyuma, ariko ni statement igufasha kuba wagira amagambo ugaragaza kuri output naho turi buze kubona ibisubizo by'ibyo twanditse. Kuvuga ngo ushaka kugira ijambo wandika kuri output ukoresha console.log. Kugira ngo uze kubona iri jambo kadushyiremo yenda nabwiye Yemwe, noneho ukore save. Twamaze gukora save. None urabona ko iyi Yemwe ntabwo ije hano inyuma tuba turi kubona kuri iyi page y'umweru. Ahubwo kugira ngo uyibone ujya mu cyo bita developer tools. Browser nyinshi ziba zifite developer tools. Developer tools ni ahantu ujya ukabona ibintu byinshi byerekeranye na development. Ushobora gukanda kuri opera, ukanda control shift, ukanda no kuri c, cyangwa se ukaza hano kuri inspect element kugira ngo ujye muri developer tools. Noneho nabiberetse turi kwiga HTML, ariko hano hari code za HTML. Ushobora kubona iriya p bashyizemo, ukabona n'iriya script, ariko script ntabwo uri buze kwibona hano, no ko hajemo izindi script nyinshi tutashyizemo. So ushaka kureba twebwe igisubizo cy'iyo twashyizemo, uza hano kuri console. Hano kuri console niho haza code za JavaScript zose ziri hano muri ibisubizo nyine byaturutse hano muri console.log. Biza hano kuri console n'ubundi. Ni hano uri buze kuza kurebera resulta z'ibyo wanditse. Tukore refresh, hano ko aje Yemwe. Ni ibingibi ni gutya ureba ibyo umaze kwandika. Ibingibi ntubyiteho, ibingibi ni ama errors ntazo hari guturuka, ariko reba ko iyo twanditse hano console.log cyasohotse hano. Noneho ntabwo ari byiza ko buri gihe code za JavaScript ziba ziri muri file imwe n'iza HTML. Biba ari byiza ko bitandukanye, kubera ko hari ikintu browser ikora cyitwa cache. Iyo ufunguye website muri browser, ifata code zibuze kuguma zikoreshwa ikazibika ahantu mu byo bita cache, cyangwa se ikazibika muri cookies. Mujye mubona website zisaba kugira ngo accept cookies cyangwa se ngo reject cookies. So bafata code zimwe na zimwe z'iyo website bakazibika muri website ku buryo utaha niwongera kuyifungura bazajya bahita bazibona batiriwe ko bongera gusaba izo code kuri server website yawe. So iyo code zawe za JavaScript ziri muri file imwe n'iza HTML, nta kuntu wabona bazibika. Bituma website yawe iyo abantu bayisura igenda gake, kubera ko buri gihe code bazikura kuri server. Niyo mpamvu biba byiza ko ukora
file ku ruhande ugashyiramo amakode ya JavaScript. So ahangaha kuri iyi nshuro twaza gukora file yindi ku ruhande tukayita script akadomo jsa. Ni ukuvuga ngo code za JavaScript ziba zifite extension yitwa JS cyangwa se jsa, niyo extension ziba zifite. Noneho nayo mbonye kano kantu ntibiza gutera ubwoba. Iyi ngiyi uri kubona hano handitsemo JS harimo ikimenyetso cya HTML. Iyi ngiyi ni extension nashyizemo ibasha kubikwereka, yitwa material icon theme. So ushaka kubibona nk'uko ndi kubibona hano waza kuyinstara, ariko nanone utabishaka nabwo nta kibazo, ubwo nagira ngo bitaza gutera ikibazo. Noneho iyo ugeze hano muri script ushobora guhita wimura za code twari turi kubona hano, iyi console.log. Ntabwo bisaba ko wongera gushyiramo script, ukayizana hano muri script, noneho ukayishyiramo hano. Ubu ngubu ubwo tuyishyizemo hano niho code za JavaScript zaza guturuka. Noneho tugiye gushaka ukuntu zaza kunyura muri iyi file ya HTML, kuko JavaScript yonyine udafite HTML ntabwo yabona uburyo yinjira hano muri browser. Niyo impamvu uba ukeneye kugira file ya HTML bijyana kugira ngo ize kugaragara hano muri browser. Murabizi ko website yose aho yava ikagera, iyo irebeye muri browser uyibona muri ubu buryo bwa HTML. So niyo mpamvu dukeneye ko iyi JavaScript inyura muri HTML kugira ngo ize kujya hano muri browser. So ikintu turi bukore hano, twari tumaze gushyiramo iyi code statement, reka tubanze dukore save. Noneho nitumara gukora save, urabona ko hano muri console haracyarimo Yemwe ntabwo turasavinga hano yavuye. Savinge naho dukora save. Noneho urabona ko nta kintu kiza, Yemwe ntabwo iri buze. Ubwo icyo turi bukore ni gukora ku buryo iyi file iza guhamagarwa hano muri HTML. Rero ni gute bikorwa? Kugira ngo ubikore ukoresha hano kuri iyi script wongeraho attribute na tags. Ndizera ko mubyibuka, script ni tag, uyiha attribute yitwa src. Muza kumenya icyo aricyo, ni source. Noneho ugashyiraho bihwanye, utaza n'utwugarizo ugashyiramo aho iyi file iherereye ya JavaScript. Turi muri folder imwe, naberetse ko iyo biri muri folder imwe ushyiraho akadomo, ushyiraho n'akarongo kaberamye, ugashyiraho, noneho ugahitamo icyo ugiye gushyiraho. Nibwo ni script.js, ariko hari id cyangwa se text editors zimwe na zimwe zitazajya ziguhereza gushyiramo hano. So ugomba kubyandika byose. Ushobora kwandika script kubera ko biri muri folder imwe, script akadomo jsa, cyangwa se ugashyiraho akadomo akarongo kaberamye script, ukabyandika kubera ko nko muri Sublime ndakeka bataguhereza ngo uhitemo, ariko hano muri Visual Studio uhitamo. Noneho wamara guhitamo aho iherereye ukanda save. Ubwo hano noneho urabona ko ya Yemwe igarutse hano muri JavaScript twayishyize mu yindi file. Tumaze kuyihuza n'iyi HTML, urabona ko ihise igarukamo hano. Ikintu rero ugomba kwitondera hano, iyo wafashe script ukayishyira hano muri iyi file ya JavaScript ihariye, ntabwo bishoboka ko wazana izindi code za JavaScript ngo uzishyiremo hano, ntabwo wapfa kuzibona. Ubwo iyo ushatse kugira izindi code wandikiramo hano muri iyi file, ukora indi script tag, ukora indi tag ya script akaba arimo wandikira code. Ntabwo bishoboka ko wayiha src ngo uyihereze aho iri bukure code, none urangiza wongere uyishyire mu izindi code. Ntabwo bikunda iyo ushaka kubikora gutyo. Noneho nari nababwiye ko hari n'uburyo wakoresha iyi file code zirimo ukazireba ukoresheje node, bidasabye ko binyura muri browser. Kuko nababwiye ko ugiye gukora ibintu bitari website, ntabwo nyine browser ibasha kubikora. Niyo mpamvu ukeneye uburyo bwo kuraninga code cyangwa se kureba ibyo wakoze udakeneye browser. Urumva niba tudakeneye browser nta nubwo dukeneye HTML. Uburyo wabikora rero, ukoresha terminal. Ndizera ko
terminal na command prompt ni ikintu kijya gusa, ngo command prompt niyo twayikozeho video, ugenda uyirebe niba udasobanukiwe icyo ari cyo. Command prompt ni cmd, noneho dukeneye gukoresha cmd kugira ngo dufungure code dukoresheje node.js, ariko kubw'amahire VS Code cyangwa se Visual Studio yifitiyemo terminal ubwayo, ntabwo ari ngombwa kongera kujya gufungura command prompt yo ku ruhande, ahubwo icyo ukora ufungura terminal yayo ikora nka cmd cyangwa se command prompt nk'uko twayibonye. Ubigenza ute rero? Uza hano kuri hejuru muri menu zo hejuru, ukaza hano kuri terminal ugakora new terminal. Ushobora no gukoresha shortcut ukakanda kuri control shift n'akantu k'akitso ko hejuru, ariko ibyiza ni uko unyura hano hejuru ukajya kuri terminal ugakora new terminal. So urabona ko iza nka commande yindi isanzwe. Noneho icyiza ni uko ifunguka n'izi file twari twabibonye ubushize, uburyo ugenda uhindura amafile, ifungukira muri ya folder turimo hano. Rero niyo ugize nk'amahirwe make ntifungukire muri iyi folder turimo, ubanza kwimukira muri iyi folder turimo kugira ngo ubashe gukoresha node ize gukunda. Reka tubanze turebe ko node twinstaye yagiyemo. Kwandika node, bishyiraho uturongo tubiri, ukandikaho version kugira ngo turebe ko yagiyemo, turebe ya version twashyizemo. Urabona ko ya version twashyizemo irimo version ya 18. Ubwo version yacu tuyifite, ubu noneho twakoresha node. Noneho kuyikoresha ni gute? Wandika ijambo node, ukongeraho izina rya file ugiye gufungura. Izina rya file ni script, ko biri muri folder imwe nta kibazo birahita bifunguka. Script akadomo gs jasa, kandi enter uhita ubona ko ya yemwe ihise ifungukira hano. Rero ni uku nguku izi environment zidakoresha browser nizo zikora. Nk'uko hano muri browser byafungukiye muri console, na hano naho urabona ko ifungukira hano. Iki kimwe wakoresha muri ibi ngibi nta kibazo, gusa kuri website ukoresha, iyo uri gukora website ukoresha iyi script ukayihuza na HTML kugira ngo ize gufungukira muri browser. Iyo atari website ari nk'ibindi ugiye gukora, ari nko guteranya, nko gukora nk'ibintu nyine biri buze gufasha guteranya imibare, ibyo wakoresha iyi script nabyo nta kibazo, nayo irabikora. So nagira ngo mbere ku buryo ukoresha node twari twinsaye na VS Code, n'uburyo ubihuza na browser na HTML, ibyo turebye muri iyi video, ukuntu wabihuza na HTML n'ukuntu waraninga code ukoresheje node, bereka n'uburyo waraninga code ukoresheje browser. Ni ibintu byinshi cyane nyine ku muntu uri kwiga bwa mbere. So mbere yuko tureba ibikurikiyeho, banza ugende usubiremo ibi ngibi, ugerageze outputting. Ibi ngibi bagita output. Noneho ugerageze outputtinga amazina yawe, ugerageze outputtinga amagambo, ukoreshe node. Ugiye ubona hano ushyiraho amagambo menshi uko biza, ushyiraho amagambo makeya, noneho turaza gukomeza mu kanya.